none ugeze ku rwego rwo kugira ngo usambanye umwana w'umuhungu. Je ntabwo kintunguye ko ntago ari gishya mu bihaye Imana, ntago ari gishya, ni ibintu bisanzwe. Noneho nabugera byagera no kuba padiri bikaba n'inshingano. Ubuhamya bwanjye ndabivuga kuko n'ababikora barabizi, ntago byapfuye kuza gutyo nuba ngo ni ikintu yakoze, ni ikintu rero kisanzwe kibamo kinakorwa. Nta nungo bagomba kumutera, nta wamutunga urutoki kuko hafi ya bose barabikora, ahubwo bamwe babikora mu buryo buri VIP. Ubwo mpita ntekereza nabwo ku kintu cy'ubutinganyi kuko bimaze iminsi bivugwa cyane, ukumva biri gufata indi ntera. Mu minsi ishize hari umwana ngira ngo warimo kuburana hano hakurya igasabo irusororo, arimo aburana ariko yasambanyije abandi bana, yasambanyije abana bo mu myaka 10 12, hagati y'9 na 12 hari bagera muri 10 na bangahe. Hari n'undi mugabo naherutse gufatwa nawe ngo wajya gasambanya abana b'abahungu nabo muri iyo myaka. None hari n'undi mupadiri nawe uherutse gufatwa nawe agiye no gutoroka kubera gusambanya umwana w'umuhungu. Ubu butinganyi burabibona gute noneho byo? Murakoze. Navuga mu mvuga ya kirokore avuga ngo turi ku mpera z'umusozo w'isi, turi ku mpera mu bihe by'imperuka. Ariko none mpereye reka mpere kuri uyu mwana waruvuze kuri izi nkuru uko ubivuze ari inkuru eshatu. Inkuru ya mbere y'uriya mwana, ntago uriya mwana ni bya bintu byose biva aho dukomoka cyangwa se ibyo twirirwamo. Mbere hari ukuntu kenshi imiryango cyangwa se ababyeyi batakundaga kuvuga ibintu byo mu mibonano mpuzabitsina abana bumva. Cyari igikorwa cyakorwaga ariko kigakorwa harimo uburyo bw'amabanga, ntubimenye. Rimwe na rimwe ugasanga n'umwana agize imyaka 15 n'irindwi n'umunani ataramenya ibyo ari byo, azi ngo umwana aturuka mu mukondo, ubona papa na mama ntuteke ibindi. Mbese ibyo bintu byose kubera iki? Kuko ni ikintu babaga barafashe bakigira nk'ibanga, ariko byatumaga ubusambanyi buba buki. Aho niho twasangaga tukabonaga ushobora kugira imyaka 20 urarana na bashiki bawe kandi ukumva nta kibazo. Ariko uyu munsi nkeka ko bigoye kuba wafata n'umwana w'umuhungu w'imyaka 10 ngo muraranye n'abashiki be. Ugira impungenge kuko hajeho abagabo bafata abana babo kungufu, hajeho abantu hajeho ibintu isi igoye iruhije. Uyu mwana rero ikimutera ni iki? Nuko ni twebwe ababyeyi twatakaje inshingano yacu. Mu nyumve ntago mvuze ko ushobora no gutanga uburere uburyo umwana arivukira, ariko hari igihe ya nshingano yacu nshatse kuvuga ni yihe. Hari inshingano y'umubyeyi yo kuba agomba kumenya igihe gukurikirana umwana uko buje nuko bukeye. Aya mafilime bareba muri televiziyo, ashobora kureba televiziyo amasheni agahindura sheni akurikije icyo yumva ashaka. Abaririmbyi basohora indirimbo, jewe wacu wenda ntabwo ndabona uko bakiri batoya, ndacyashobora kuba kumakuma, ariko ejo hazaza ntago mazi, ni Imana ihazi. Ariko wenda jewe niba nshobora kuba bajya kureba indirimbo zindi zitari iz'Imana, bakabangwa bakareba hirya, bahita bareba hirya paka ivuyemo, cyangwa bakavuga ati funga, ariko bareba iya gospel. None oranyije za gospel bari burebe niki na za katuni, ubwo niko bari nicyo kigero. Ariko ntago bivuze ngo niko ejo bazaba bakimeze, wenda ndacyageragezamo kuko kurera n'urugendo. Ariko none uyu mwana uko ariho agenda afata ajya mu myaka y'ubugimbi n'ubwangavu, afite amatsiko, arareba kuri ayo masheni indirimbo nyinshi z'urukozasoni, ashake kumenya. N'abajya kuri internet, ajye no kuri internet acukumbure buri kintu cyose. Twese dufite amagrupe rwose. Hari igihe ugiye gutyo kuri ubwo umuntu asunitse uruntu, iyo utarwanyije we mubyeyi ngo itugisiba, yababawe mwana yakigwaho agira amatsiko. Ni ibintu byikora mu mubiri uko agenda akura, hari ukuntu umubiri ugenda uhinduka muri we.
uyu mwana rero ugiye gusambanya bagenzi be ni ibintu yabonye muri televiziyo, ni ibintu yabonye kuri interinete, ashaka uburyo abyapurika, azabishyira mu bikorwa bishingiye ku wo yabonye. Nashyikira umukobwa azabikora, nashyikira umusore umuhungu mugenzi we kandi nawe bahuje ibyiyumviro azabikora, kuko azavuga ati nanjye nabibonye. None wa mubiri wabo bashake gukora batazi niyo bagana, ibyo byose bibaho. Ni ukuvuga rero kuko nigeze kugira couple imwe y'umusore agiye kurongora atazi aho ashyira sex. yararewe hera yarewe hano hakurya za Nyagasambo, aharazana umugeni rwose amushyira aho ngaho, bamarana imyaka 3 kuko yumvaga kubaza se no kubaza nyina arabakoze icyaha. Ariko noneho kandi umukobwa nawe wenda ari uko abiziho, navuga aramwita indaya, ati wandaya we wabwiwe n'iki ntari bubyemere. Bahitamo rero kuyoboka inzira yo kujya gusenga. Buriya abashumba turi ababyeyi, igice kimwe uba ugomba kugenda ufasha. None uko bagendaga basengera ahantu henshi hagiye hatandukanye, hari abahanuzi bahuraga bakabwira ati barabaroze, barakuroze dore urubyaro rwanyu imyaka 3. Ariko mu gihe bajeho nayoboraga nayo nkiri n'umukobwa ntarashaka, noneho nza kuganira nabo, ariko mu gihe tuganira uburyo babanye, ariko najya kora nkabona umugore asa nk'umuntu ufite ikintu ahishe. None umudamu ndamwicaza ndamubwira ndashaka kumenya mumaze igihe kingana iki mutabyara. Arambwira se mwaripimishije? Ati twagiye kwa muganga, babwiye se mumaze gutubazana ibizima. Noneho ndamubwira ariko atari koti, ndamubwira se mbwiza ukuri tora umbwira. Noneho ahitambwira uko aho umugabo aca, urumva. None ambwiye ahantu aca, mpita se ahubwo ubu nta n'indwara waba ufite? Ati ntayo. None ndamubwira genda uzanzanira umugabo wawe azi. Mpita ntora abantu nka 2 bo mu itorero, umugabo n'umugore bari couple, mbaganiza icyo ndababwira rero iyi couple imeze gutya, kandi je nk'umukobwa ntarashaka, nubwo ndi pasiteri wanyu ntago ndi bubigemo, ariko ndashaka abantu mubigisha mubafasha. Noneho biba ngombwa ko baraza bicara aho ngaho, ko nagira ngo nanjye numve. Baricara, noneho umugabo aterura kuvuga uburyo umugabo ategura umugore mu rushako mu byango muri icyo gikorwa. Aramubwira, arabivuga, bica hirya, n'umugore amuyinshintuza ye. Noneho rero umugabo kuko yari intellectuel atangira no kubivuga, amubwira aho abikora. Noneho umugabo akibyumva aravuga ati nabyumvise. Ubwo yahise amenya we aho atsindwa, aragenda akora igikorwa neza, agaruka ashima, aza gushima Imana avuga ati yibuke ko bitwa ubugumba. Ari umukobwa yari ihanganye, ntabwo yigeze atandukana n'umugabo cyangwa rero ni ukuvuga ngo uyu mwana w'umuhungu iyo akubitanye na mugenzi we nawe afite bya byiyumviro, barashorerana byose bikaba mu rugo. Abana b'abahungu igice kimwe baba bakwiye no kubanza bakanabapima mu mutwe, kimba numva adafite atanuzuye. Niba yari umugabo ufite umugore, yakagombye kugomba kumenya uyu muntu ukora ibi bintu cy'uburyo bumwe ni ubwicanyi. Ko uyu mwana uriho wica, cyangwa se kumva ko yumva ko hari aho yabyumvanye. Burya n'igihe abantu bakopera akavuga ati nabyumvanye aba n'abandi, ashaka kumera gutya, nabyumvise gutya, akabikora. Ariko uyu mugabo mbere ko banamuburanisha bajye babanza banabapime mu bwonko bwabo barebe ko nta kibazo bafite. Icyo nacyo nakita ko ari urukozasoni, kandi nanone bwo gusebya umuryango. Reka ngaruke ku mupadiri rero. Iki kintu nkunda kukivuga, narayibonye niyo nkuru nk'umwihaye Imana. Nkeka ko iyo twiha Imana, cyangwa se iyo dukora amasezerano yo kumva ko tugiye gukorera Imana, nuko hari urugendo ucamo rubasha gutuma umubiri wawe n'ibitekerezo byawe bihinduka. Kujya muri bavuga ngo duhinduka ibyaremwe bishya mu byiyumviro, amarangamutima amwe agapfa. None iyo ugeze ku rwego
kwa cya kintu cyo kumva ko umubiri wawe witeguye, ugategura kumva ko hari ibyaha utazakora, none ugeze ku rwego rwo kugira ngo usambanye umwana w'umuhungu. Njye ntabwo kintunguye ko ntabwo ari gishya mu bihaye Imana, ntabwo ari gishya, ni ibintu bisanzwe. Noneho nabugera byagera no kuba padiri bikaba n'inshingano. Ngo wigeze no kubivugaho mu buhamya bwawe? Ubuhamya bwanjye ndabivuga kuko n'ababikora barabizi, ntago byapfuye kuza gutyo. Niyo mpamvu akenshi muzasanga nubwo mwebwe ba Kristo Katolike bo navuga ngo abanyedini munaburana ibyo mutazi. Niyo mpamvu uzasanga kenshi iyi kesi nubwo yajya Vatikani ntabwo uyu muntu azahabwa ibihano nk'ibyo utekereza, nta nubwo azahanwa nk'uko amategeko y'igihugu ashobora guhana uyu muturage wasambanyije abana, tubona ko umuntu wasambanyije umwana bamukatira 25, sibyo? None niba atarazi icyo kintu akoze, atari yakigambe ko cyari yahungaga ajya hehe, ko atagiye kujya kwiripotinga ngo avuga ati nakoze icyaha nicuze mu mutima, nuvuga ngo ni ikintu yakoze. Ni ikintu rero gisanzwe kibamo kinakorwa, nta nubwo bagomba kumutera, nta wamutunga urutoki kuko hafi ya bose barabikora, ahubwo bamwe babikora mu buryo buri VIP. Rero ni ukuvuga ngo iyo tuvuga ibito tugira ngo ukuri kujya hagaragara, kandi nabwo ko ari umuntu ejo nderutse kubinyandikira arambwira ati iriho irabata hanze, ibinyoma bahishe iriho irabata hanze. Ni hakurweho igisebo kuri Katolike ni cyangwa se Kiliziya ni itorero ririmo abarayike batiyandurishije ibyaha, kandi nanone ririmo n'abihaye Imana batiyandurishije ibyaha, ariko uwagikoze ariho aragikora nanone kandi afite indi myuka imuri inyuma. Hari izindi mbaraga zimuri inyuma zituma akora icyo kintu. Bashobora kumuhagarika muri diyoseze iyi n'iyi, ariko bakamwimurira mu yindi diyoseze, kandi yagiye muri diyoseze agakora, akitwa ko padiri. Kuba yitwa padiri bitazamukuraho izina rya padiri, kandi yatandukiriye igihango, yasezeranye ubumanzi. Noneho akoze n'icyaha akoze ni n'icyaha cyanditse muri Bibiliya bizera, icyaha cyarimbuye Sodoma n'Igomora. Niba iki cyaha cyarimbuye Sodoma n'Igomora akaba ibwe agikora, Imana icyanga urunuka kucyo agikoze kandi ari umwihaye Imana, kiriya ni icyaha ukora wagiteguye. Nta kintu nk'ikintu cy'umugabo, uri umugabo muzima ufite ibitekerezo, kuko nkeka ko nta muntu ujya kwiha Imana atari muzima, aba yuzuye 100%, ntabwo ari ikiremba. None ko atari ikiremba, niki kimukuruye nk'umugabo mugenzi we? Ahubwo niyo za mbaraga ziri inyuma zishatse kugira ngo zimwinjirire, nizirangiza zisohore hanze. Niyo mpamvu usanga kesha babikora, n'abantu benshi bakora ubutinganya benshi usanga barize mu bigo by'abihaye Imana, barize mu bigo by'abihaye Imana, barabanye nabo, barabatinyuye bakabikora. Barabatinyuye bakabikora, bakabimukoresha arakana gatoya kazakura nawe nyuma ejo mundi agakora ikindi. None rimwe nk'ubu hari umuntu umwe nigeze kubwira, ndamubwira ariko iyo yari umudamu ariko yagaragaraga nk'umugore wa padiri, ndamubwira ni iyo ugasambana n'umupadiri utekereza yuko icyo ngicyo atari icyaha, ngo nta cyaha mbibonamo, ngo kubera yuko mba nabikuranye na padiri. Padiri aba yabisengeye, kirango ijuru ni rya padiri, cyangwa ibyo kwa padiri babyejejwe simbizi, ibyo si ibyaha. Ati mba nabikuranye na padiri ntago ari icyaha. Iyo ni imyumvire, kuko yabikore afite amagambo yamubwiye. Ati ngiye simbibona ko ari icyaha, ati mbona ari uburyo bwo kumufasha kuko mbikorana na padiri. Ndamubwira se ko ajya gutanga penetesiya nawe agwa penetesiya, ati iyo twabikoze penetesiya twayihananye. Uryo ukibaza iryo juru ni rya Kamonyi, ijuru nimwe rya Gasogi Kenisa ajya avuga, iryo juru rizajyamo bandi, nta musambanyi, nta gitingwa, nta kikizajya muri iryo juru.
rero kubera cyuko muri we yamwishe mu bwonko kuko icyo yakoze agikoze akizi arakigambirira kandi ijambo ry'Imana bango hago uzagusha umwe muri aba bato ugusha umwe muri aba bato ninde ni wa muntu uzi ukuri akagusha udafite urumva uwo ngo yibitsemo ko nta cyaha afite kuko akorana icyaha na padiri yaba padiri asambana nka padiri yaba niba ari umupadiri wasambanye ni umupagani niba ari umupasiteri wasambanye ni umupagani buri kintu cyose inshingano uriho ukora iyo ari yo yose ariko cyane cyane igendanye n'iyobokamana no kuba wiyitirira ubukozi bw'Imana ugakora igihabanye n'ikimana ivuga icyabakiza nuko washyira hasi umupira ukiyambura umwambaro bireke shaka nushaka uzakorera Imana neza kandi Imana izumva amasengesho yawe ntago isengesho rigera mu ijuru rigenda direct ngo nuko ari rya padiri cyangwa se pasiteri ariko igihe pasiteri uko watandukiriye padiri watandukiriye ari umupagani rero ni ukuvuga ngo ibyo byaha kubikora agiye kuri we ko ari padiri yakoze ibyo ntago byantungura ko ni ibintu nagiye mvuga kandi n'abandi babivuga hari n'abandi babyihana ubwo bintu by'ubutinganyi ni ibintu bikorwa ariko bifite izindi mbaraga bifite n'amasezerano kwanza reka mbyerure gutya hari amasezerano aba yarakozwe ahubwo biriho birasa nkaho bigenda bijya ahagaragara niyo mpamvu kuko azi icyo yakoze ko atari cyiza byabe ngombwa ko ahunga ubundi umuntu yari umuntu muzima amenya ko yakoze icyaha akihana akavuga ati naguye mu cyaha nakoze icyaha nababarirwa iyo umuntu asabye imbabazi arababarirwa akavuga ngo urahunze ugiye ahandi yari kwambuka akajya Tanzania cyangwa akajya muri Malawi agahinduka umupadiri ariko asize hehe asize mu Rwanda akoze amakosa rero dukwiye kugira ngo tugaruke ku rufatiro turimo dusoza ikiganiro cyacu yaba ibi twavugaga by'ubutinganyi yaba na biriya byo ibingibi by'ibikoresho by'uburyo bwo gukinisha byageze mu Rwanda nk'uwihaye Imana urabona noneho ubwo nk'uko Sodoma na Gomora byagenze natwe tutarimo twegera impera z'isi niko bimeze rwose ko ibikoresho byo mu bihaye Imana muri byari binarimo hano hose hari n'abandi wenda yatinya akavuga ati reka nkigurire nkibikeho benshi bari bafite kandi ngira ngo no muri commentaire nabonyemo harimo wari wakiguze n'undi atangiye kugikoresha bivuga ngo ni ibintu ntago cyapfuye kuza guca n'ibintu bimaze igihe rero ni ukuvuga ngo biro birafata indi ntera ariko nabwira abantu ko dukwiye kuba abo Imana yaremye uko yaturemye icyo yadugeneye kuba cyo aba ari cyo tugumamo nabwo nuwo wumva ushoboye kwifata nkuko Paulo abivuga baravuga ngo tugomba kwifata nkuko Paulo yavuze ni ushaka kumera nka Paulo ifate ube wizeye ko uzihambira nk'umukandara ukifata ariko ijambo ry'Imana tugagonurwa kwifata ushake aho uzawufata nabwo nugo guca inyuma uwo mwashakanye ni ryarari no kurarikira plastike ni ryarari hari umuntu wigeze kumbwira ati buriya ati nshobora guca ku bwatsi bwiza ati nkumva ndashaka kurisha abantu rero bateye ukuntu kwabo kwihariye ngo arashaka kurisha akabonye ubwatsi bwiza gusa ngo ndaburebye numva ni bwiza ariko icyatumye ambwira ngo ashaka kurisha nuko yaragiye cyane yararagiye abonye ubwatsi yibuka ko yajyaga aragiramo inka zikarisha rero n'undi nawe ashobora kuvuga ati nge ndumva nubwo nanashakira kiriya giplastiki amahitamo n'ayawe ariko umenye ko ibyo uhitamo byose siko byose bikugira umumaro rero nshuti bakunzi bacu nakujya inama kugira ngo kwanza nakubwira ngo fata ubuzima bwawe umubiri wawe uhereze Kristo uhishe muri Kristo azagufata akurinde kandi agukomeza ibyo byose ntabwo uzabigwamo inshuti wari udukurikiye rero nkubitse gushaka gukomeza gukurikira inyigisho za Pastor Fanny ku ijambo ryo kuri TV wajyaho rwose aba ari inyigisho zitandukanye n'ubuhamya byinshi cyane kandi nzi ko baba babanje kugenzura bagashyiraho ibintu bifite ubuziranenge reka dusoze n'ubundi n'ikiganiro cyacu n'isengesho murakoze cyane Imana ndagushimye ko uri umugira neza kandi uri umukunzi wacu nzi neza kujya udutegura ibyiza n'iby'umumaro ibyiza bari byo uduhitiramo kugira ngo ibyo bitubaho kandi abacitse intege n'abanani muri urugendo ubakomeze kugira ngo ijambo ryawe ribe rigwiriye muri twebwe kandi wera wa Isirayeli ubutumwa bwawe bwiza bukuri isi yose ndetse no mu Rwanda
u Rwanda turarukuragije turaruguhaye. Ntago u Rwanda ari igihugu kigomba kubamo ibintu ibyo ari byo byose. Ni igihugu cy'umunezero, ni igihugu cyiza gifite amafu meza, gifite klima nziza. Rero Mana turasenze kugira ngo icyubaka n'igikwiriye kubaka abanyarwanda aba ari cyo duhitiramo. Urakoze, renda gushimiye mu izina rya Yesu, amen.